Murakaza neza nshuti bakunzi ba Despa TV, nk'uko mumaze kubimenyera Despa TV ni TV ikugezaho amakuru atandukanye y'imyidagaduro aba ari gutrendinga hirya no hino, tukakugezaho ibyegeranyo, tukakugezaho the story time ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye kandi binogeye amatwi. Nimba rero utaramara gukora subscribe, twakubwira gukora subscribe, ushireho like, ubundi usharinge kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu byinshi buri uko tubishyizeho, ujye ubikurikirana mu ba mbere. So uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeje gutera impaka cyane kuri ino mihanda, aho abanyarwanda benshi bakomeje kwibaza ati intambara hagati ya The Ben na Bruce Melody izarangira gute, yo kumenya ngo ninde urenze uwundi, dore ko buri ruhande rwose ruba rwumva yuko umuhanzi warwo ari we urenze, aho bamaze no kwicamo amakipe, umwe yiyita Tiger B undi yiyita 001. ubwo urumva ngo hari team B ngo na team 001. So rero izi team uko ari ebyiri zihora zumva yuko buri muhanzi ari urenze uwundi, nta rwemera yuko rwatsinzwe, aho byagiye bigaragara henshi nko mu bitaramo bahuriyemo, ukuntu wasangaga abafana bameze, biragaragara ku makomenti tugenda tubona ku masocial media atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ninde ushobora kwitwa umwami w'umuziki nyarwanda muri iki gihe hagati ya Ben ndetse na Bruce Melody. Ibi rero turabishingira ku bikorwa byabo ndetse n'uduhigo bagiye baca, ubwo nawe uraza kumenya ngo ninde mbese uyoboye ino mihanda. Hari abavuga ko The Ben ari we mwami kuko amaze imyaka myinshi ari ku isonga kandi afite indirimbo nyinshi zabaye hit cyane, afite amakorabo menshi yagiye akorana n'ibyamamare ari yamushyira ku rwego rurenze, afite amawadi menshi yagiye atsindira. Bruce Melody nawe ariko ntago nawe yaryamye kuko nawe afite amakorabo menshi n'abahanzi bo hanze ndetse yagiye aba hit, afite indirimbo nyinshi ziri hit mu gihugu ndetse no hanze, mbese nawe ntago wamugaya. Uyu munsi rero tugiye kubisesengura twifashishije amateka yabo ndetse n'ibikorwa byabo naho bageze ubu ngubu, ubundi tubashe kumenya ngo ninde muhanzi uyoboye abandi. Tudatinze rero reka ubundi dutangire twibaza ngo The Ben ni muntu ki? Uyu muhanzi The Ben benshi bakunze kwita Tiger B ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu Rwanda no hanze yarwo nk'uko bimaze kugenda bigaragara. Yatangiye umuziki kera cyane ahagana mu mwaka wa 2008, akora indirimbo zakunzwe cyane ndetse n'ubu zigikunzwe, harimo yitwa Amahirwe ya Nyuma, akora izitwa Habibi, akora Ndaje, yakoze hit nyinshi pe. The Ben rero mu gihe yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje gukora umuziki, akomeza kubaka izina rye kugeza agarutse mu Rwanda, aho yaje gukora igitaramo cyitabirwa n'abafana bikomeye, aho cyaje kwitabirwa n'abantu kavuga ati dore umuntu. The Ben rero azwiho kuririmba neza, cyane cyane uyu muhanzi iyo bigeze ku gitsina gore kimukunda cyane kuko bavuga yuko abazamurira amarangamutima, kandi ikindi azwiho kwandika indirimbo z'urukundo no kugira abafana benshi bamaze imyaka myinshi bamukurikira. The Ben rero afite indirimbo zabaye hit hanze, aho yaje kuba yakorana n'abahanzi bo hanze mu bihugu bitandukanye, aho yaje gukorana na Shiba mu Bugande, bakorana indirimbo yitwa Binkorera, aho yaje gukorana na B2C bakorana indirimbo yitwa No You No Life, aho yaje gukorana n'umuhanzi witwa Rema na Makula yo bise This Is Love.
Tanzania, The Ben yakoranye n'umuhanzi bita Diamond Platinum. Uyu muhanzi aho bavuga no kugirana ubushuti bwihariye, dore yuko n'umunsi The Ben yibaruka umwana we w'imfura, Diamond Platinum yaje kuba yamupostinga ku mbuga ze nkoranyambaga. Baje gukora indirimbo rero bise Why. Iyo ndirimbo yari hit hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda, kandi n'ubu usanga amwe mu maklabu y'i Kigali no hanze ariho ayicuranga. Abandi bavugwa harimo uwitwa Otile Brown, nawe yavuzwe mu bakoranye na The Ben indirimbo. Ibyo atarashyira hanze yari yarafashe indirimbo na Fi, ubwo ni indirimbo nyine yakoze ariko zitagiye hanze. Yari yarafashe indirimbo na Fi Mutoni muri Uganda, ariko ntiyasohotse kuko ngo umushinga wari utararangira, kandi muri iki gihe Israel Mbonyi yavuze ko bafitanye indirimbo ebyiri zitarasohoka bakoranye na The Ben. The Ben yakunzwe kuvuga ko Uganda ari igihugu cye cya kabiri, kandi yifuza no gukorana na Jose Chameleone, Joshua Baraka, Ray G ndetse na Chris Panda. The Ben rero kuri ubu ngubu akomeje kwigarurira imitima y'abafana, aho nko mu minsi ishize yagiye muri Samatuwa aho bari kuzenguruka igihugu, wasangaga abafana bagiye baza ari benshi. The Ben imiririmbire yari hejuru cyane, dore ko ari umuhanzi uririmba abantu bamwe bakisanga barize, abandi bakagwa hasi. Mbese The Ben indirimbo ze usanga nyine zizamura amarangamutima y'abafana, aho yakoreshaga nawe indirimbo za kera, nyine ukumva indirimbo za kera zabashaga gutuma abakunzi be baryoherwa ndetse bakamwishimira cyane, bakanabimugaragariza aho bazamuraga amadarapo yariho ibisamagwe bavuga ko ari we Tiger, nta wundi muntu umurenze. The Ben kandi ni umwe mu bagabo bavugaho kwicisha bugufi, aho akunda kugaragara mu bikorwa byo gufasha abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. The Ben bivuga ko nta muntu ajya yirengagiza. Ikindi kandi The Ben yaje akundwa n'abantu bavuga ngo ni ba rubanda bagufi, bamwe baba basuzuguye. The Ben ubusanga we abakunda kandi akabisanzura agasabana nabo, ari byo bituma umuhanzi umwe mu Rwanda usabana na bose kandi ugira umutima uciye bugufi cyane. Ubwo rero Ashton Hall yari yaje mu Rwanda, aho yari yaje mu ruzinduko rwazengurukaga Afurika, akaza kwisanga ari no mu Rwanda, yaje kuba yahura na The Ben. Ubona ko byari ibintu byiza, nyine ubona ko nyine The Ben yari umuntu wishimiwe n'abantu, kandi The Ben ahari n'umuhanzi ukunda guhora aseka, mbese ntiwapfa kumenya ngo yarakaye. Ari byo bituma abafana bakomeza kwiyongera umunsi ku munsi, bavuga ati The Ben kuba uri umuhanzi mwiza urabyujuje, dore yuko uzi kuririmba, ukamenya kwandika neza, ikindi ukamenya kubana na buri wese, ukagira umutima uciye bugufi. So rero ndumva ibyo twavuga kuri The Ben ibyo birarangiye. Noneho reka turebe no kuri Bruce Melody, abantu bakunze kwita Munyakazi cyangwa se 001. Bruce Melody rero yatangiye umuziki nyuma ya The Ben, aho gatoya yawutangiye 2011, aho The Ben urumva yari yawutangiye gukora umuziki we 2008. Urumva yuko The Ben mukuru kuri Bruce Melody. Ariko Bruce Melody akijya mu muziki nyarwanda yaje kuzamuka ku muvuduko uri hejuru, aho yahise amenyekana cyane. Indirimbo ye nka Catherine, indirimbo Samoya, indirimbo Hands Up n'izindi nyinshi zamugize umwe mu bahanzi bakomeye muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku mugabane wa Afurika. Bruce Melody amaze imyaka myinshi akora indirimbo zikunzwe, kandi hafi buri mwaka agira indirimbo iba mu
zikunzwe cyane. Azwiho gukora ibitaramo byinshi no kugira imbaraga nyinshi ku rubyiniro, cyangwa se gutegura stage yiwe ikaba itandukanye n'iy'abandi bantu bose. Bruce Melody rero nawe ntabwo yasigaye, kuko yaje nawe kuba yaca uduhigo two gukorana n'abahanzi bo hanze bagiye batandukanye, kandi yagiye anatwara ama awards menshi hano mu Rwanda. Tubahera nko muri Tanzania, aho yakoranye n'umuhanzi Diamond Platnumz, bakorana indirimbo yitwa Pom Pom, yakozwe 2026. Iyi ndirimbo yabaye hit cyane, iyi kandi yakozwe na Joe Brown wo muri Nigeria. Harmonize nayo bafitanye indirimbo yitwa Zanzibar, akagirana na muri Nigeria, ubwo ni John Brown nawe yakoze kuri no Pom Pom. Urumva nawe aturuka Nigeria urumva afite collabo ndetse no muri Tanzania, kuko bahuriye kuri indirimbo yitwa Pom Pom. Joboy bafitanye indirimbo yitwa Beauty on Fire, indirimbo ya Afrobeat ivuga ku rukundo. Video iyo ndirimbo yamaze kugira views zirenga 3 miliyoni. Bruce Melody kandi yakoranye na Jamaica ndetse na USA, aho yakoranye na Shaggy, indirimbo bise When She's Around, cyangwa se yitwa Funga Macho. Indirimbo yayikoranye na Shaggy. Akora mu Bugande, yakoranye n'umuhanzi witwa Shiba Karungi, yakorana na Paraso, akorana na B2C ndetse n'umuhanzi Fik Fameka. Muri Kenya naho yatanzweho ko yakoranye n'uwitwa Bien, bakoranye indirimbo yitwa Iyo Foto. Akorana n'uwitwa Bahati, yakozwe witwa Iyo Foto. Uyu muhanzi kandi ku ndirimbo Pom Pom yakozwe n'umunyagana Miss STB, nawe yaje kuba yakora kuri Pom Pom, ariho nyine usanga no muri Ghana afiteyo collabo ya Bruce Melody, kandi yakoranye n'uwitwa Rio Road, indirimbo yiswe Kuba Nisindiye. Ngiraga iyo ndirimbo murayizi cyane. Bruce Melody rero ibyo ngibyo ni bimwe mu bigwi byiwe mu ndirimbo yakoze zabaye hit. Afite ama awards menshi, yatumiye mu bitaramo byinshi, mbese ari byo nawe bigenda bituma abafana we bavuga ati uyu muntu ararenze. Tugiye kureba rero ku muntu ufite amateka akomeye. Iyo urebye amateka, The Ben ni umwe mu bahanzi bubatse umusingi ukomeye w'umuziki nyarwanda wa kijyambere. Yabaye icyitegererezo ku bahanzi benshi baje nyuma ye, aho usanga bagerageza gukora nk'uko akora. Ariko Bruce Melody nawe amaze kwandika amateka ye bwite, cyane cyane kubera umubare w'indirimbo zagiye zikundwa mu myaka ya vuba. Ibi bivuze ko bombi bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'umuziki nyarwanda, ari nayo mpamvu bigora buri muntu wese wabumvishe kuba yatanga amanota ngo avuge ngo uyu arajya ku mwanya wa mbere, uyu ajye kwa kabiri. Ugasanga buri wese ahora yifashe yanga kuvuga uko yaba abitekereza. Iyo ugiye kureba rero ku muntu ufite indirimbo nyinshi zikunzwe kenshi, The Ben afite indirimbo nyinshi zabaye hit cyane kugeza na n'uyu munsi, aho The Ben bavuga yuko ari umuhanzi w'abagore. Indirimbo z'usanga zikora ku mitima y'abagore, ubwo n'abafana be benshi ushaka gusanga ari igitsina gore. Gusa na Bruce Melody nawe afite urutonde rurerure rw'indirimbo zikunzwe cyane, zikoreshwa mu maclub, ahantu hatandukanye habaye ibirori, ugasanga niwe ukoreshwa nko gususurutsa abantu. Iyo urembye imyaka 5 cyangwa 6 ishize, Bruce Melody agaragara nk'umuhanzi wahoraga atanga indirimbo zikunzwe ku buryo buhoraho. Ibi ngibi ni kwa kundi umuhanzi aba asohora indirimbo buri munsi adashyiraho nyine adahagarara, byo bita non stop. Twagiye ku bitaramo aho bavuga ngo ninde ukora ibitaramo bikomeye.
aba bombi bashoboye kuzuza ibitaramo bikomeye. Ku byo bigeze ku bitaramo ho usanga bigoranye kumenya ngo ni kuko buri wese arakubitisha stade akayuzuza. The Ben yagaragaje ko afite ubushobozi bwo gukurura abafana benshi. Bruce Melody nawe akunze gutaramira abantu benshi mu Rwanda no mu bindi bihugu. Bombi bafite ubushobozi bwo gukora ibitaramo bikomeye kandi bikitabirwa ndetse bikanakundwa. Iyo ugiye kureba rero kukunzwe cyane hagati y'aba bagabo, iki nicyo kibazo gikomeye kigora abantu bose, kikababera imbogamizi ndetse no kukibonera igisubizo bikagorana. Ikibazo kigira kiti ninde ukunzwe cyane muri iki gihe hagati y'umuhanzi The Ben ndetse n'umuhanzi Bruce Melody. Natwe rero byatugoye kubisesengura, byatugoye kuba twabasha kubabwira ngo ni uyu nguyu. Gusa iyo urebye ibikorwa byo mu myaka ye ya vuba, Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bahora bagaragara cyane mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga kubera indirimbo nshya n'ibitaramo baba bakoze. Ariko The Ben nawe akomeza kugira igikundiro gikomeye cyane cyane ku bakunzi be bamaze imyaka myinshi bamukurikira. Noneho ukibaza ngo se bano bagabo ninde mwami w'umuziki nyarwanda kano kanya? Niko ko nabyo biba byagoranye kuba wabitandukanye. Mwarita ngo ni Tiger, undi ati ninjye Gisamagwe, nta wundi muntu wafata umwanya wanjye. Ese koko bano bagabo ninde uvugisha ukuri? Baba bari kwikina cyangwa se harimo umuvugisha ukuri nubwo wenda ukuri gushobora kuba kwirengagizwa? Iki kibazo nta gisubizo na kimwe gifite pe, kuko kumenya ngo ninde mwami ni ibintu bigoranye. Natwe ubwacu turasesengura ariko ukaba wabona igisubizo cyo kuvuga ngo uyu ni umwami, kuko iyo urebye ibikorwa byabo usanga bijya kungana, igikundiro cyabo ugasanga kijya kungana, mbese ugasanga kuba wamenya ngo umwami ni ikintu kigoranye. Niba urebye mu mateka n'uruhare bagize mu kubaka, iyo urebye amateka n'uruhare bagize mu kubaka umuziki nyarwanda, The Ben ni umwe mu nkingi zikomeye cyane. Niba urebye ibikorwa biri gukorwa muri iki gihe, umubare w'indirimbo zikunzwe n'uburyo akomeje kugaragara ku rwego rwo hejuru, Bruce Melody nawe afite impamvu zikomeye zituma benshi bamufata nk'umuhanzi uyoboye muri iki gihe. Bityo rero igisubizo hano nta gisubizo cyanya cyo twaguha, ahubwo buri muntu wese bitewe n'uko yakunda umuhanzi we cyangwa amwiyumvamo, niwe ubasha kuvuga ngo uyu nguyu niwe mwami w'umuziki, uriya wenda aramukurikira. Nyine igisubizo kiri muri mwe. Icy'ingenzi ni uko The Ben na Bruce Melody bombi bafite uruhare runini mu guteza imbere umuziki nyarwanda. Kubagereranya birashoboka ariko ntibivuze ko umwe akuraho undi. Abakunzi b'umuziki nibo bafite ijambo rya nyuma. Wowe ubona nde? Hano rero biragoye kuba twamenya umuhanzi twavuga ngo umwami ni uyu nguyu, gusa nimba wumvishe icyegeranyo neza ukumva amakuru avuga kuri buri ruhande, wowe urabasha kumenya ngo umwami ni uyu nguyu, niwe nkwiriye gufana. Ijambo rimwe rero cyangwa se ikibazo kuri wowe ukunda bano bantu ndagira ati wowe ubona ari nde ku isonga muri kino gihe? Ese ni The Ben kubera amateka y'indirimbo ze zakomeje kubaho, cyangwa ni Bruce Melody kubera ibikorwa akomeje gukora mu buryo akomeje kuyobora uruganda rw'umuziki nyarwanda muri iyi minsi? Ese wowe uri kureba ikiganiro cyacu, andika muri komenti ninde ubona ukwiye kwitwa umwami w'umuziki nyarwanda. Ese ni Bruce cyangwa se ni The Ben? Aha nabwo bamaze gufata umwe ngo ni Tiger B, undi ni 001. Ubwo Tiger B ni The Ben, 001 ni Bruce Melody. Ese wowe ubona ari nde ukunda? So duha igitekerezo muri komenti utubwire uko ubyumva. Ari nako rero kandi mbashimira nshuti bakunzi ba Despa TV, mwakoze kubana natwe. Reka twizere yuko n'ubutaha muzaba muri kumwe natwe, kandi n'abataradukunda bizarangira tubakunze. Ikiganiro ahangaha ni The Story Time, aho muba mwumviramo ibintu byinshi bigiye
bitandukanye. Nicyo kibategurira nkanakibagezaho ni Despa. Reka mbabwire ngo Imana ibarinde, dusubire mu bindi biganiro bizaza.